hariho umuntu nubaha akunda kundeba cyane, buri munsi ahora yishimye, sindamubona babaye. Indamutso y'intera ubwuzu sindayibona n'undi muntu, aratuje muri kamere, yifata nk'umuntu mukuru, icyampa nkamera nkawe. Ni wa wundi yakubiswe n'ibibazo, ntabwo atinya, bifata nk'ibisanzwe, ntabwo atinya gusangira na ubusa, utwo afite twose muradusharinga. Iyo umubajije akabazo agusubiza yisekera, ati burya Yesu ni byose, nawe aragukunda, kamere ye ntihinduka, n'uwa mbere. Niko bimeze yewe nikundira Yesu, 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 Yesu nikundira Yesu, Yesu nikundira Yesu. Mu by'ukuri ntamananiza mwisanzuraho, anyobora inzira nziza, andinda kuzimira, nta kibi njye muziho. Yesu ntarya ruswa, imbabazi zitangira ubuntu, Yesu agira impuhwe, icyo mukundira niyo wamusiga ukamugarukira, Yesu arakwakira. Icyo mukundira niyo wamusiga ukamugarukira, Yesu arakwakira. Namugize inshuti nawe bimenye, niko bimeze yewe nikundira Yesu, 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 Yesu nikundira Yesu, Yesu nikundira Yesu. Ntihabura abamusebya, bene Adamu bararushya, baturiye ariyoberanya, abashakisha ubuzima, gusa biba ku mutima. Si byiza guca imanza, ntukarebe uko yambara, ntukite kubavugisha, sinabyiza kumugerageza, kuko kenshi abazira ubusa. Menya ko turi mu isi, biri imbere ntubizi, nanjye ndamukunda, kandi ibyo mvuga ni ukuri, kandi ibyo mvuga ni ukuri. Niko bimeze yewe nikundira Yesu, 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 Yesu nikundira Yesu, Yesu nikundira Yesu. Jewe nikundira Yesu, jewe nikundira Yesu, jewe nikundira